ejo bundi Imana yankubitiyemo nziza mbivuga ngurira umugore moto ndamubwira ngo iyi ngiyi sinuza nyigenderaho ni yawe aho uzaza ushaka uzitwara iyi ni yamvanku nguhaye ariko nibuce zaguheza contact kuko waranemereye tukaza kurera abantu tukaba tugeze igihe cyo gushingira turi umuntu wina ijuru niyo ujya kuza wabyumva se tiwabyumva ndanezerewe Matayo ibihe byangezeho birankubita kandi ibihe byakugezeho nagiye kwimba inoro ndazibura kandi zihari kandi mu bantu bari bafite imbaraga ico gihe tugifite imbaraga nuko usananganaga tukinywa amata ariko ntawe bitaza bicunga ndazimba inoro ngo nzimbe gutya ndazibura abandi ngo baje hahandi muri wa mwobo bama bazikura ibihe ntawe bitinya ibihe ntawe bitaje bigaragura ibihe byageze umbico ngusaba numuka ubwenge no guhishurirwa haleluya dusheho kukumenya umbico ngusaba numuka ubwenge dusheho kukumenya titukira abacu ngo twiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare dushimiye Imana iduhaye umugoroba mwiza bazi ko ari Imana yabikoze bayikomera amashyi cyane iyo itukira abacu ngo twiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare turashimira Reverend Busengero na ekipe yote ya baraza la kanisa hamwe department zose zitorero n'abakristo b'iri torero shimire umuyobozi mukuru w'abanaziri n'inzego zose kuzikorana n'abadamu banyu mwese n'abana banyu titukira abacu ngo twiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twamagariwe gukora umurimo pima uwadutumye hakiri kare titukira abacu ngo twiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare tuzamura ibiganza bya Yesu haleluya haleluya turashimira abantu bose bakunda uru rusengero n'abakunda abanaziri n'abari kuri online naje reka mbaheze ikaze ijuru n'amatayo twari tubakumbuye shimiye pastor turuka Uganda nakubonye ndanezerwa shima zako mzee shimire n'abari abantu uyu munsi nakoza ahantu aha gatatu ubundi Imana yakugiriye neza komeza gukura mu bwizi kwinjiza mu bundi
kandi promotion yo zazi tiziza rimwe zigenda zihererekanye. Okay, undamukiriza umuntu mubwire ngo Imana ni gutungurane na promotion nziza. Itukira abacu ngo twiyore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Ndashimira Reverend Zigirishuti urangije kuduheza ubutunzi bw'ijuru buri mu bwenge bukomeye n'ubuhanga butangaje. Mufashe nubwo atari hano ariko byibura azaba ari ahantu umunsi umwe ariko yikurikirana akubitane n'aka kana. Dukomere Imana amashi tumushimira kuko yakoze. Uyu munsi nateguye topike zine zose ngo shike hano ziranga, hakomeza kugaruka gusa yindi sinzi impamvu. Zine natangiye ejo maze kubona afishe ndavuga ngo niki tuganira nabera. So ndagira ngo uyu mugoroba uyu munsi wa none tuganire kuri topike ikomeye cyane iriho resource y'ijambo Imana yavuze, urumugisha. Wawe ni baraka, gwe uri mukisa. Ninde muhanga uzi gusoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 28 n'12. Hanyuma imigisha yari 8 ariko ndavuga 2 gusa. Baraka ni 8 lakini taongea tu baraka 2 alafu kuachilia urudie nyumbani. Karibu kutegeka kwa kabiri 28 murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo yego nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nugira umwete, nugira umwete, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Nuwo kwitondera, nuwo kwitondera amategeko yayo yose igutegetse from now. Komeza ta. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho. Urumugisha. Amen. Komeza urangiza. Ikugereho ni wumvira Uwiteka Imana yawe. Kugerako ni wumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Yego. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto zo mu matungo yawe. Kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Amen. Nimukomere Imana amashimisha. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada yayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho na sikia atakusanya kwa furaha
makapi yote matatu pamotoni, utakuwa wapi? Ale makapi yote matatu pamotoni, rafiki utakuwa wapi? ijambo umugisha Hina n'itsinda ry'Imana. dini esager ijambo umugisha n'imvugo y'ubwami bw'ijuru. ijambo umugisha ni ihame ry'Imana. imigisha 8 nguha 2 gusa, kandi ndashaka kwitahana. umugisha wa mbere ngiye kuganiraho ni umugisha w'agakiza. umugisha wa kabiri ni umugisha wo guhabwa ubwenge n'Imana. nta mahirwe meza ko kubona Imana iguhitamo ikakubwira ngo guhaye umugisha. so ndashaka guhumuriza imbaga y'abatuye hano n'abateranye hano, kuko turi muri resource ya sogokuruza wacu. Imana yavuye mu ijuru iramubwira ngo Abrahamu we guhaye umugisha. nicyo cyatumye ab'isuko babonaga uwitwa Zakayo mugufi baravuga ngo uyu mutipe ni umunyabyaha. ariko usomye igitabo Bibiliya irambwira ngo 19 murango wa 5 Imana ivugana na Yesu, araganira aravuga ngo huyu naye iko katika chemichemi ya babu Abraham, tena naye ni mtu wa baraka. uzabura ikindi tukabura umugisha, kuko iyo ubonye umugisha haba n'abantu bakwangaga baza bagushakisha. nise uye amaboko yawe Yesu, sigitinya n'isunzu mukiza ukomeye. reka ndange haleluya nishire neza. nimuzamure ibikashi. Amen. haleluya bima kosa bima endala simoge eila la seo tatange la banda ndabahanuriye umugoro. Imana ni Haguruka mu izina rya Yesu. Amen. umugisha ugira amahame ugomba kuzuza kugira ngo ukomeho, urarane, ugendane, ubemo, ujariremo kugeza mu gisekuruza. hari amahame. ihame rya mbere, ihame rya mbere number 1 ntiryavuzwe n'umuntu, ntiryavuzwe n'umunyabwenge, ryavuzwe n'ijuru. iravuga ngo niwitondera amategeko yayo. ndanezerewe Matayo. Fatwa mu izina rya Yesu. reka ntange haleluya nimara subira kuri iri hame rya mbere. nimwese Imana icubahiro. haleluya haleluya. nimwito ngo ariko ngo uyu mugabo ngo aza yitonda, ngo uyu mukristo aza yitonda, kandi ngo habe n'uyu mwana aza yitonda, ngo ariko uyu ni ikirara. so hari ukwitonda kw'imvugo yacu y'inyito y'ikinyarwanda, hari no kwitonda kw'inyito y'ijuru. niwitondera amategeko yaje ngutegetse uyu munsi, umvica ngusaba umwuka ubwenge akuishurirwa rusheho kukumenya. nimuzamure ikiganza kiravuga amagambo araha. haleluya Imana ibwira umugabo witwa Dawudi, iramubwira ngo Dawudi, nubwo wagize umushinga wo kunubakira, nanje nabonye amayerere wakoze, ariko ndagira ngo ngutangarize muri wowe abazakomoka muri wowe nibitondera amategeko y'ijambo ryanje
Shiramo agakunga sha. Shiramo umukunga. Yute. Mamana alipanda Shilo. Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama ili aombe Mungu ampe mtoto. Imana naho nizireba muri iryo tsinda ry'abantu bitondera amategeko yayo. Yarangiza umugisha ukamuza ukakuvogera. Batangarije umugoroba none nta yindi password Imana idushakaho kwitondera amategeko yayo. Dawudi ngo arangize iramubwira ngo Dawudi kubera igijambo gusa nibitonda Imana ngo imuzana Salomo ngo yitondera amategeko yayo. Imana yo mwijuru ngo imuha umugisha. Mu mugisha yamuhaye harimo uwa kabiri naje kuvuga ngo wubwenge. Nta kintu kitaza gikorerwa kandi nta kintu uzageraho utagishize mu imbaraga. Ibi ndabibabwiye abantu bose babaye abadokiteri bashize mu imbaraga. Ejo bundi muzahe Bishop Masengo aratubwiye ngo yabaye convoyeur kandi ngo bakonvoyere wa mwene wabo. Ico gihe mubonaga kiri convoyeur ntiwari uzi kuko yoyobora itorero ringana kuri yarangiza Imana. Reka kubwira uri umunyamugisha turamenya gusa password witondera gusa amategeko y'iki yima ni muzamuri biganza. Sinzo kundo kandi nakibagiwe. Jewe nawe twarababariwe. Jewe nawe twarababariwe. Ai jawa nawe twarababariwe. Jewe nawe twarababariwe. Mana twarababariwe. Jewe nawe twarababariwe. Ai jawa nawe twarababariwe. Jewe nawe twarababariwe. Yame rya kabiri we nimukomere Imana amashimeshi gira. Ni witondera rya kabiri ngo niwumvira. Ya mbere kwitondera rya kabiri kumvira kandi kikirananira. Ni witondera amategeko ukumvira Uwiteka Imana yawe imigisha izakuza. Icyo kintu nitugikora umugisha turi kure. Umugisha w'agakiza niwo wa mbere vuga wa kabiri nzatanga microphone bikurikiranye n'amasaha. Tega amatwi unumve. Uzabura ibindi bintu byose. Uzatakaza ibindi bintu byose. Amafaranga atakara. Umunsi umwe nigeze gutakaza inoti imwe ya 50,000 ya Uganda. Kandi ubwo nari nzamutse ngiye guhahira abana ngo kubite mu mufuka gutya. Nakoze mu mufuka nkora muri uyu iyo watakaje nta hantu utazushakira. No kuri kwimana imujuru ndayitakaza ndariho ndagenda mpura n'abantu muze nta mafaranga mutoye bama bambwira ngo nukuri kwimana ntayo dutoye. Mpura n'abandi navuga ati nta mafaranga mwabonye barambwira ngo nukuri kwimana ntayo tubonye. Inoti ya 50 niyo noti nkuru y'igihugu cya Uganda. Narababaye ndakwera ndavuga atari ko none ubu bari abana bagira apeti bose uko biragenda gute. Ariko Imana kuko yaduhaye umugisha nimuzamura ibiganza nimuvuga ngo haleluya Haleluya. Mukanya gutya umuntu umwe arampamagara yitwa Fulgence ari Burayi arambwira ngo mata narimo ndeba inyigisho wabwirije none umutima wambwiye ngo kohereza itu. Iyo uri umunyamugisha ukitondera amategeko Kumvira. warangiza ukumvira ibyawe ndibiba kure kandi ahantu hose birahari. Gusa impamvu bitarakugeraho password yakunaniye kwitondera amategeko yayo no kumvira.
ndagenda uwo munsi baha ibiro bitatu. Imana nikugirira neza tugahaha ibiti. Imana nikugirira neza tukisondeke. Nimba ari uko ambara nutambuka n'ubutaka buvuge twari kuvuga, ariko uyu mugabo azi kwambara neza. Nusha kuryama ku gitanda, ryama ku gitanda kiri amashuka y'umweru, ya yandi umweru uzubona timuza bakuru. Imana ni guhumugisha tukisondeke. Ndahaha bitatu. Icyambere mbwira umugore ngo madamu ucotse. Jewe nawe barababariwe, jewe nawe barababariwe, jewe nawe barababariwe, jewe nawe barababariwe, jewe nawe kiriki barababariwe, jewe nawe barababariwe. nubona gakiza umugisha w'agakiza uzagafata mpiri. Nta kintu kigoye kagakiza, unutakaza agakiza ukagatakaza usubira kugafata bizakugora. Hakuna baraka kama wokovu, kandi agakiza kaza rimwe. Nta kindi kiza gituma umuntu yinjira ahantu atari kwinjira kagakiza. Batangarije uyu mugoroba nabibasaba ibyo mubura byose gukomeza, ntimubure gukomeza agakiza. Nimukomere Imana amashimeshi. Data umugabo wari kumwe na Yesu ngo kubera kumenya kuvuga ngo uwo munsi ngo akabona rimwe kandi atarigeze atanga n'ituro ryanabatijwe, ariko ngo amenye kuvuga gutya agakiza ngo kamba kamukurikirana. Yesu aramubwira ngo uyu munsi wa none murabana na Ibrahimu sekuruza w'umugisha. Mu buzima bwawe tugatakaza agakiza. Umuntu ashobora kugira amateka ya kera akagira n'amateka ya none n'azaza. Abantu ntibabona wewe, babona amateka. Mu mateka yawe uzirinda abantu ntibagucishemo amateka yo kubura agakiza. Nasikia mambo sasa na yanje saa yawe. Paulo ngwagira amateka yo kugirira abantu nawe, ariko umunsi mu byakozwe n'intumwa ijuru ngo ryaramutunguye ngo amanuka i Damasiko. Marayika aramanuka aramutungura, umuco w'Imana uramumanukira. Reka nkubwire agakiza iyo kakushaho rikaza kaza ari igice kagira ibimenyetso biza bizaho umuntu. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none mukomeze agakiza, kuko hari ikimenyetso cyabamanutseho. Uraza amateka yawe uko wari uteye, ariko umunsi wakiriye agakiza, agakiza, agakiza hari ibyahindutse. Kina n'ibindi ureka ukinisha agakiza. Namukirizo mwicaranye umubwire ngo komeza agakiza. Paulo pesa ikela la sanga ngwagira umugisha. Imana jisisa n'igisubizo coca mu mbahwa habuze umuntu aricara hano we. Agakiza kaciye muri Yesu. Ibisubizo byose uzabona bifite umuntu bizacaho. Gukomera kwawe uzagukomeza si nyoko na so, hari undi utaramenya kubera agakiza. Kaza kavumbura abantu aho bari bakaza bakagusanga bakakubwira ngo kubera agakiza twakubonye ko tugomba kukwigisha. Abi wanyu nabanyokoro batarakwigishije, nabanyogose batarakugeze ku ariko agakiza kakama kamusorera neza neza. No muri Makerere wavurundukayo muri Makerere bakaguheza ministeri. Agakiza mukina n'ibindi ntimukine n'agakiza. Nimukinisha agakiza woba igikuri kandi uri muremure, wogende warapfuye kandi uri inzobe.
mumumenye mumwiyeke uyo satani yokahenda Adamu na Eva namuna kitulabesha ya Kaini yagiriwe umugisha wo kubwirwa n'Imana ngo asesha wokora ibyiza ndi wakwemerwa. Kaini niwo muntu wa mbere watangije umushinga wo kuvuga nabi. Iyo umuntu afite agakiza ndazavuga nabi. Abantu bose bavuga nabi muri kinyesha nta gakiza murakira. Nubona muri kumwe n'umuntu ukivuga nabi uzamuhunge. Icyo ni igisasu yikoreje nikigufata. Nimusamuri bikaza. Haleluya. Hano hantu haryoshye hagize umurongo. Era bakwirigiraga ari mu mahoro. Ayiwenda twifuza undi mambo ya Mungu. Ibintu byose uzabona bizaca ku Mungu. cyane. Imana ibwira umuhanuzi witwa Hanani. Yarafite amagambo 5. Ijambo rya mbere uyavuganaga n'Imana badafite mu gushishoza. Namba 2 ngo yagaze yicisha bugufi. Namba ya 3 ngo yarazi ibyanditswe. Nimugere muri Imana iguhuze n'umuntu. Ndakurahiriye Imana ya Isiraheli iguhuze n'umuntu. Reka kubwira nda Yosuwa buzira Mose. Nda na Elisa buzira Eliya. Nubona umuntu nitwa Matayo. Habe nukunaje naje ku gatuti n'umuntu. Ikiyataje kuha yoshiraho igufuri. Ukaguma gusa ukajwigirira huri. Ijambo rindi Hanani yarafite ngo yarazi kubwira Imana ngo ibingibi sindiko mjumva. Yagaza shishoza akabwira Imana haya mambo siyaelewe. Ongea tena. Icyandi byakozwe n'intumwa murongo wa 12 no kumanuka kugeza ku 16 no kuri 26 umuriro w'Imana ngo umanukira Hanani. Imana ngo imukuri inzira ku murima iramubwira ngo Hana genda wowe kurabona pase n'amateka ya Sauli mabi ariko je cyo mbona ni igikoresho cyanje. Amakuru naya ngaya iri umugisha abantu ndi bazamenya kuri umugisha ariko ijuru byatuzanye ku isi turi umugisha tugenda turi abanyamugisha dukora nk'abanyamugisha tuvuga nk'abanyamugisha turirimba nk'abanyamugisha nuko bigenda. Reka sirimbe ndi umunyamugisha. Misa afite amaboko musu turabanyamugisha dakora barigeze gutarama na simbi gusa Imana iravuga umwaka ngaya iyo nkubonye hano zanibuka igitaro kora kumwe n'abagabo bitwa bambonigaba muzembo nigaba mungu akaongea kipepaski telekot ukeneye umuntu uramutse umuntu mwicara umubwire ngo Imana igusingirize umuntu. Yidatawe umva ijambo ry'Imana
Hamani ngo aragenda ijambo rya gatanu ngo aramusengera ngo ibintu bimutibukamo hari bikurimo bikeneye gusa Hanani mate fiziki wanyu wavukiye Nyagasambu ntiwaruyize ariko uhura na professeur wa mate fiziki ayikurijizamo ngo ayikubitamo gutya umutwe urakira amateka histoire ntiwaruyize ariko uhura n'umuhungu Imana yagiriye mbere neza mbere yawe aje kwigira mu mubiri ngo akubwira amateka ureyagutomera nta muntu buzira umuntu ndashaka ngo nimba unakakaye tuza ajishushaye huyo ndiye hatakwezwa na ajikwezaye huyo ndiye hatakaye shushwa anayependa kuwa mkuu katikati yenu wisamura nzamumanura ariko wicisha bugufi nzamuzamura amakuru nayo muri uyu mugoroba ndahanuye kandi ngutangarije uramutse wo mwicarana mubwire ngo Imana iguheze umuntu yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana iyibumbira muri Yesu iramuduha. iyo Imana yagutumyeho umuntu izi gushiramo imbaraga zitari zo kwicara mwese muri aha muri abanyembaraga kandi imbaraga mufite ntizizamenyekana mwicaye imbaraga zizagaragara mwagize icyo mukora umuntu wese udakora yitwa Munyaneza akitwa Murekatete akitwa Imakire ariko yakoze ibikorwa bamwita yandi mazina amakuru nayo ngaya nimuvumbukaho muri kuko umugisha wagakiza mwahawe si wo kwicara harya ngo muri abanaziri umunaziri ndigeze yicara umunaziri agaragaje ibikorwa amateka batubwiye nta muntu wera wirabura wapfa gufata imbwebwe 400 usibye gusa kuko yahagurutse arazifata gutya kandi zose zigira discipline nta kintu kigira makenga nk'imbwebwe ije nigeze guhiga nabaye umuhige nahizi hongo imbwebwe uzuyihiga gutigira amakosa gusa kosa rimwe isigenda yagusiga ikamihindukira mugasubira kandi mugahura kandi mukindukiza kiruka imbwebwe ni yambere ariko umva makuru umuriro ratsere kurukima tegaleza mama ayiwa wino mwambie usange Yesu zani mitwaro yawe uyimuharire. umva ibintu wa Bibiri avuga ngo uwo musi ngo akirangiza akora ibintu bibiri Paulo abonye ko amateka ahindutse ngo yamayicarana n'abimana yabanje kwicarana nusanga umuntu ari kurusha capacity uzicarane nusanga umuntu akurusha igitabo cy'ibyeshuriwe umwegere kambindukire naho nimusanga umuntu akurusha gutsinda ibitego itonde akwereka ukuntu baza bacenga agupasirize ukubita warangize ngo yicarana n'intumwa kwa sababu mitume ndio walianza kwenye huduma aravuga ngo singenda nubwo Imana yamvuzeho ariko ngomba kubanza gutuza nicyo cyatumye se Samuel ngo aturiza mu biyenge bya Eli reka nkubwire nubwo wowe ufite capacity ingana gutya ariko bakunjirije abakubanjirije bafite ahantu bageze itarabi ndi kugakiza umugisha wagakiza ndagakomeje ndanezerewe matari ngiye gutanga haleluya zitatu kandi zo za haleluya zikwinjize kumenya kwicisha bugufi bakubanjirije ubeheza agaciro nimuzamura ibiganza haleluya 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 angakakakaka niyalanganga sala nilingalongololo kandi yasangairo cyakabiri ngomaze kumva kuko imbaraga zimanutsemo zuzuye ngo yamatangira ubutumwa reka nkubwire icyo uzakora cyose harimo ikigeragezo cyawe niwo muhungu wa mbere Imana yahinduriye amateka ariko yemera ko kuba mucisha mu gitebo subiyemo ibyo ukora byose mugakiza ufite ikigeragezo cyawe ngo ace mu gitebo ngo bamuhana bamucisha mu kadirisha ngo ahenanguke gutya Paulo yamavuga ngo ninahanze akazi yamamanuka ngo abwiriza abantu barakizwa asengera abandi buzura umwuka wera ngo arangiza batiza abantu barangije kubatiza aravuga ngo ngiye kureba bene data i Yerusalemu reka nkubwire ikimana izozi gukorera cyose
tukibagirwe Yerusalemu. Hari abantu bakiriye agakiza ariko batavugana n'ababyeyi babo, nta juru uzashamo. Number 1 ni Yerusalemu. Numenye agaciro ki Yerusalemu, Imana izakugira neza. Hari Yerusalemu y'ababyeyi bawe, hari Yerusalemu y'igihugu cyawe, hari Yerusalemu nimugere muri kirama gasirimba sha. Mubwira abandi iby'ijuru ibishirurutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasinagize, ntugire kwibendera. Abafite imvune mubasinagize, ntugire kwibendera. Abigishwa ngo baramuhunga, abantu bazaguhunga, ariko iki kurimo kizabakugarurira. Abantu ndi bazakwemera, ariko iki kurimo kizabemeza. Mose iyi nyanja itaje gucikamo, abantu ndi bari kumwemera, ntibari no kuza kumubwira ngo Mose kubera ko utaturekeye muri Egiputa ngo tuje kurimbukira hano. Iki kurimo nico abantu bazagukujigiraho, bavuga ibyiza niki kurimo. So kora ibishoboka byose tutumugisha wagakiza. Umugisha wa kabiri gira ndangiza, kuko wagakiza umuntu yavuga amayinga 3. Ubwenge nimukore ku mutwe. Nipe macho nione, macho nipe macho nione, sawa sawa. Ubwenge bwakavuke simbuvuga, hari n'ubwenge twigishwa n'ibihe simbuvuga. Ndanezerewe Matayo, ibihe byangezeho birankubita, kandi ibihe byakugezeho. Nagiye kwimba inoro ndazibura kandi zihari, kandi mu bantu bari bafite imbaraga. Ico gihe tugifite imbaraga nuko usananganaga tukinywa amata, ariko ibihe ntawe bitaza bicunga. Ndazimba inoro ngo nzimbe gutya, ndazibura. Abandi ngo baje hahandi muri wa mwobo bama bazikura. Ibihe ntawe bitinya, ibihe ntawe bitaje bigaragura. Ibihe byageze kubakomeye birabagaruka. Umugabo witwa Mobutu Sese Seko kukungwendo wa Zabanga Marshal Sukisa, ibihe byaramushaganyije gutya bimukura muri presidence bimujana Badoli, ngo aje gupfa asiga inoro, kandi bitanda byari inoro n'indebe zari inoro. Mobutu yageraga gonge nike mu gufunga kubera ibihe. Hari abantu kunguku baza kurya ubunyine nijoro kubera kuko ari ibihe byigeze kutugeraho. Jewe n'umugabo witwa Revera Kadona Karegeya na mwene data bakuru na Jire, umunsi umwe mu mujyi ahangaha tuvuye gutarama mu Kanogo, turisakasaka twese kubera igihe. Tusanga dufite igihumbi kimwe, twama tucicaraho twese gutya turavuga ati ibi ni ibihe, mureke tureke kugira umutima mubi, turye kino gihumbi. Nimugira ibihe muzabisangira uko bimeze. Banaziri nta wundi mugisha nko gusangira ibyo mufite. Nimba utanze abandi kubona amafaranga ntukayarye wenyine, kuko uyu munsi wayabonye ariko ntuza amakuru y'ejo. Abantu bose biwacu abatagaza bandamutsa mu bihe by'ubutayu, ubu nijo aho bagurira imyenda. Attention n'igihe nta muhanga muke. Igihe tikigira umuhindo, tikigira agahira, tikigira iheshi. Ico gihe ngo kitugeraho ejo bundi twahuye na Revera Kadona ukacagewa twadusangira igihumbi hari mu mujyi. Umugabo umwe yigeze kuduhamagara ngo naze ngo atugirire neza, atuheza agakayi kagasuku, simuvuga izina ryiwe, bene wabo barimo ngo tso dutegurira inyigisho. Urebe agakayi kagasuku, kagasuku k'impapuro 10 zingahe arakaduha. Ntiyatuheza na agenda yuzuye kagasuku.
ngo arangiza duheze ibiceri 400 simuvuga bene wabo barumva igihe iyo turamureba tugenda twatwimyoza twese turabwira ngo uyu mugabo ukora muri service aduhaye agakayi kagasuku abagabo 3 ngo arangije aduhaye n'ibiceri 400 nuwo yaheza abandi 4,000 uri mu bihe byiza kugakeza ufite n'ubwenge ufite sangire n'abandi banyarwandakazi uri mu bihe byiza gurira abandi badafite mituweli bakristo bamenye Imana isi dore kwishinduka abara abakiri muri corona yaratwigishije iradupasa kwase ko mwe turangiza hari abagabo ikampari Buganda babagande bakoroganye n'abagore babo barakorogana n'ubu nyine ndi bari kumwe kubera iki senze uyu munsi wa none muri uyu mugoroba icyo ugomba gutunga fata umugisha w'ubwenge ukomeze ibintu bitatu gira ndangiza nimukomere Imana amashibeje ubwenge si amagambo ubwenge ni ibikorwa ubwenge si amagambo ubwenge ni uguhishurira isi izagushaka ubwo uri muremure izagushaka ko ufite ubwenge bw'ibikorwa que si tangue Paulo cita forme mar desacoste kitisa Imana ni kuraba mu bwenge bwawe ireba ibikorwa systeme samagambo systeme ni ibikorwa kandi amafaranga saya tubona amafaranga ni system hari ibintu bitatu umuntu nabikurusha uzamwegera icyambere nakurusha connection uzamugirisha icyakabiri usibye Imana icyagatatu ni faranga ni girlfriend faranga zatumye Yesu aja mu isoko usibye Imana isi yose hela uzamenye icyongereza udafite Imana ntugire ni faranga kizagukamiramo ariko nutunga agakisa ugatunga ubwenge buvuye mu ijuru ugatunga ifaranga isi na government izaguhamagara utanga igitekerezo ndabibabwira ni mu juru ejo bundi Imana yankubitiyemo nziza mbivuga ngurira umugore muto ndamubwira ngo iyi ngiyi sinuza nyigenderaho ni yawe aho uzaza ushaka uzitwara iyi ni amvanku nguhaye ariko nibuce zaguheza contact kuko waranemereye tukaza kurera abantu tukaba tugeze igihe cyo gushingira turi umuntu wina ijuru niyo byakoze wabyumva se ubwenge nibwo bwasumye Salomo umugaragu w'Imana ngo arangiza arayishurirwa aje gutanga amaturo nubona umuntu akorera Imana kurusha gukorera Imana atanga amaturo Imana izivugana nawe imuha umugisha mu gitondo no kubwisha dushobora kuririmba igaceceka ariko twatanga ituro Imana ikavumbuka ikaza kukubwira ngo usebe icyo ushaka imwakira ijambo ry'Imana muri abanyamugisha mwarakoze kudutumira data wa Isirayeli abagirire neza n'ibintu bibiri ni mutunge agakiza nk'umugisha namba 2 mutunge ubwenge buvuye mu ijuru ubwenge si amagambo n'ibikorwa amen. Hallelujah.